Hari ibivugwa bitavugwaho rumwe byuzuye ubwiru mu ruganda rwa muzika ya Nigeria. Bamwe bavuga ko hari abahanzi bakomeye binjira mu muryango w'ibihishwe kugira ngo babone ubwamamare bwihuse, ubutunzi budasanzwe n'imbaraga zitamenyekana. Bavuga ko hari amasezerano ya kera ya Satani akoresha amarenga y'umwijima, imihango ya okati n'izimyuka y'umwijima zigomba guhakwa kugira ngo ubuzima bugende neza ku ruhande rumwe, ariko ibindi byose bikishyurwa ku rundi ruhande. Ese koko hari umwuka w'ubucurabwenge bw'amayobera mu ruganda rwa Afrobeat? Ese abahanzi baba barahisemo inzira zitagaragarira amaso, cyangwa se n'ibihuha bikomoka ku bwoba bw'amateka no ku myemerere ya kera? Kanda subscribe niba ukunda inkuru zicukumbura ibihishwe, amasezerano yo mu mwijima n'amayobera akiri imboneka rimwe mu isi ya muzika. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Bahaye ikaze muri uru rugendo. Nkuko bigaragara, benshi kuri iyi si ntabwo batekereza kuri roho cyangwa ku irangira ry'isi. Buri wese ahangayikishijwe n'ahazaza, by'umwihariko yibanda ku buryo bwamufasha kubona amafaranga. Nyamara abantu hafi ya bose usanga batita cyane ku buzima bw'ejo hazaza mu buryo bw'umwuka, bigatuma bagurisha roho zabo. Na cyane ko hari abagiye banabyivugira ku mugaragaro ko Satani ari we bakorera, cyane cyane abahanzi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo atari bo tugiye kuvugaho uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none iyo utekereje ku bacuranzi bo muri Nigeria no kwamamara kwabo kudasanzwe, amazina y'abahanzi bakomeye niyo ahita kuza mu bwonko. Urebye bisa nkaho bamenyekanye mu buryo bwihuse cyane, abantu bituma bibaza niba nta cyishe inyuma y'ibyo. Ese koko aba basitari bacuruza ubugingo bwabo kugira ngo bagere ku ntsinzi, cyangwa ni inkuru z'ibinyoma no kubeshya biba mu itangazamakuru n'ahandi? Reka turebere hamwe bamwe mu bahanzi bo muri Nigeria bivugwa ko bagurishije roho zabo mu muryango wa Illuminati, n'indi yose bivugwa ko ishamikiye kuri Sekibi. Reka duhere kuri Rema, hamwe n'indirimbo ze n'ubufatanye bukomeye n'abahanzi nka Tory Lanez na Chris Brown. Utangira kwibaza impamvu akekwa ko yaba yarinjiye muri Illuminati. Abafana be babonye Rema muri iki kimenyetso kizwi cyane muri Illuminati mu mashusho y'indirimbo ye. Reka ibyo tubyirengagize, ahubwo hari igitaramo cya Rema kigeze guhagarikwa muri Ethiopia kubera urunigi rutavuzweho rumwe rwerekanaga ishusho y'itorero riri gushya. Gusa ntabwo bwari ubwa mbere uyu muhanzi afatwa mu makimbirane nk'aya. Alubumu ye y'umwaka wa 2022 yanagaragaje ishusho y'itorero rigurumana ku gifuniko cyayo, ariko imyitwarire ye mu gitaramo yakoreye muri OD Arena i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza niyo yatumye abantu bamuvugaho menshi. Kuva yinjira mu buryo butangaje ukongera imyitwarire ye ku rubyiniro, byose byasaga nkaho bifite ikintu cy'ubupfumu. Ibi bishobora kuba byoroheje niba utekereza ko Rema yagaragaje cyane kuba umunyamuryango wa Illuminati. Tegereza gato wumve ibya Benson. Uyu nawe nyuma yo kwinjira mu buryo butangaje mu muziki, Benson yahise amenyekana vuba cyane isohoka ry'indirimbo yise Finesse. Ariko nubwo Benson atazwi cyane mu kwerekana ubutumwa bwumvikana mu ndirimbo ze, bishobora kugutangaza kumenya ko mu by'ukuri afitanye isano n'umuryango wa Illuminati. Reka tuvuge kuri video ye y'indirimbo yitwa Outside. Yatangiriye mu kagare k'abamugaye imbere yo kwimukira mu ishyamba hamwe n'ibisa nk'ibiremwa bidasanzwe, wagira ngo n'abadayimoni. Kandi mu gihe utekereza ko video yari gukomeza gutera ubwoba mu gihe uyireba, Benson ahita yinjira mu bundi bwoko runaka buzengurutswe n'ibindi biremwa. Ibi ntibikwiye kugutangaza ko Benson yigeze kwerekana ko azakora ibishoboka byose kugira ngo agere ku ntsinzi y'umuziki, kabone niyo byaba bivuze kugurisha ubugingo bwe. Tuvuze intsinzi y'umuziki, twese tuzi Don Jazzy nk'umwe mu bacuranzi bageze ku ntsinzi muri Nigeria. Uyu musore ibyo yabonye byose, ibyo yagezeho muri muzika kugeza ku kuzamura abahanzi benshi bakiri bato, ndetse akanashinga label yavuze ko ariyo nziza muri Nigeria. Uri kwibaza uti byagenda bite niba Don Jazzy ibyo yagezeho muri muzika byose byari bishingiye ku masezerano yagiranye na Satani? Yego, ibyo wumvise ni ukuri. Kuva igihe cyose yamaze muri MO Records, havuzwe ko agurisha ubugingo bwe kugira ngo agere ku kwamamara guhambaye, cyane cyane ugendeye ku byo yagiye ageraho kuva icyo gihe. Muribuka igihe yakoranaga na Kanye West? Ibyo byongereye ibihuha. Ku bantu benshi byari bimwe byemeza ko Don Jazzy yari afitanye isano na Illuminati. Igihe yarekuraga Dorobucci munsi ya Marvin Records, abantu bose bemezaga ko Don Jazzy yagurishije ubugingo bwe. Igice kinini cy'indirimbo kiba kivuga ku kigo cyitwa Doro, aho Don Jazzy yavuze ko gikomeye kandi ari cy'amaraso. None si byo urumva bidateye amakenga? Waheraho ushinja abantu gutekereza ko Satani n'abadayimoni bamaze kwikorera ubugingo bwe. Ariko butegereje, hari ibindi byinshi. Mwibuka inkoni ya Don Jazzy? Murabizi ko hari umuntu atwara ahantu hose kandi ashoboye kugenda. Ibihuha bivuga ko ari uwo yahawe igihe yagurishaga ubugingo bwe. Niba utekereza ko ibyo byose ari amahano, reba gusa abahanzi benshi ba Marvin Records n'amashusho y'indirimbo zabo.
hari amahirwe yo kubona ubutumwa bwumvikanisha ibyo bintu. Tuvuze abahanzi ba Marvin Record, Don Jazzy ntabwo ari we wenyine abantu bizera ko yagurishije ubugingo bwe kugira ngo abe icyamamare. Reka tuvuge ku mwamikazi wa Afrobeat Tiwa Savage. Yagize uruhare runini mu gusebanya ku bijyanye n'abahanzi bagurishije roho zabo, ariko uruhare rwe na Illuminati rusa nkaho rwigaragaje cyane. Byose byatangiye mu mwaka wa 2016 ubwo yasinyaga muri Roc Nation ya Jay-Z. Niba mwibuka neza, Tiwa Savage yagombaga kuririmbira muri One Africa Music Fest mbere gato y'urugendo yari afite, ariko igihe kigeze ngo yaje ku rubyiniro yabanje gukora ikintu gisa nk'ifi. Amaze kwinjira noneho abafana bahise babona icyapa cya piramide cyerekanwe kuri ekara nini, kandi iyi piramide ibamo n'ijisho. Ni kimwe mu bimenyetso by'umuryango wa Illuminati, kandi ibi byaje nyuma y'ukwezi kumwe asinyanye amasezerano na Jay-Z. Ese ibi byakozwe gutyo gusa? Njye ntabwo ariko mbitekereza. Umuhanzi witwa Asake, uramutse urebye neza imwe mu ndirimbo aheruka kwita Yoga, wabona ko ari ikintu kidasanzwe mu mashusho yayo. Aho kubyina bisanzwe aba ari ukuzunguza umutwe hirya no hino. Aha naho hari ikintu kidasanzwe uramutse witegereje neza, kuko abenshi bemeza ko Asake yagiranye amasezerano na Sekibi kugira ngo yamamare vuba. Hari uwitwa Omar Ray. Mu by'ukuri uyu nawe yabonye kuzamuka gukomeye nyuma yo gusohora indirimbo ye mu mwaka wa 2020 yise Bad Influence. Ariko vuba habaye impinduka muri muzika ye, ku rwego rw'uko amagambo y'indirimbo ye adashobora guhuza n'ubutumwa bw'indirimbo, kuko akenshi uba wumva harimo imizimizo idasanzwe. Akenshi uba wumva hari ubutumwa ashaka gutanga, ariko kumva nanone birazimije cyane. Hari abavuga ko ari ikintu kijyanye n'ubugingo bwe aba ashaka gusobanura. Niba kandi ibyo atari ibimenyetso bihagije, birashoboka ko amashusho y'indirimbo Soso yaba gihamya kuri uyu muhanzi. Reba uburyo Omar Ray yunamye neza kuri iki kiremwa kimeze nka mask cyiswe Soso, akagisaba kumukiza uburibwe. Undi murongo hano arasaba ikiremwa kimwe kumufasha kuko yari yarenze ku mategeko. Ndakeka ko twese tuzi amategeko uko abateye n'icyo avuga. Birashoboka ko hano abavuga ko aba yarenze ku masezerano yagiranye na Satani. Ntabwo birangirira aho gusa. Omar Ray aherutse kuvuga ko yahagaritse kuba umunyamadini kuva yatangira gushaka amafaranga. Yahagaritse rwose kwizera Imana kubera amafaranga, cyangwa ibi yabihatiwe na bashebuja bashya. Ndakeka ko ibyo tutazigera tubimenya na busa. Ndetse na Olamaide, uwitwa umwami w'umuhanda, yagombaga kugurisha ubugingo bwe kugira ngo amenyekane. Olamaide yazamutse cyane ubwo yakoraga rebo ye bwite ubu tuzi nka EBNL. Uyu akomeza kuba umwe mu bahanzi bo muri Nigeria bafitanye isano ikomeye na Illuminati. Byose byatangiranye n'indirimbo ye yakunzwe cyane mu mwaka wa 2015 yitwa Mayweather. Yerekanaga uruhande rwijimye benshi mu bafana be batigeze babona kugeza icyo gihe. Amagambo y'indirimbo yari afite byinshi avuga ku byerekeye kuzimu, kandi indirimbo irangiye yavuze Illuminati. Mu buryo bwo kugira ngo hemezwe abantu bakekwa, amashusho y'indirimbo yarashushanyijeho amashusho atandukanye ajyanye na Illuminati. Ishusho imwe yasaga nk'umutwe w'abadayimoni, mu gihe iyindi yakurikiyeho yerekeza ku mpera ya video yerekanaga ijisho rireba byose hamwe na piramide, ibimenyetso bibiri bisanzwe bya Illuminati. Kugira ngo byose bishoboke, yarangije video n'ishusho y'igihanga. Byari nkaho Olamaide yatangazaga intangiriro y'amasezerano yagiranye na Satani. Ntabwo bitangaje, umwaka ukurikiyeho yasohoye indi ndirimbo itanga izindi ngingo zerekana impamvu yagurishije roho ye. Mu ndirimbo ye yise Letter to Mary mu mwaka wa 2016 yavuze ko yagurishije ubugingo bwe kuri uyu mukino. Ariko ntabwo ari bwa mbere n'ubwa nyuma hari humvikanye isano ya Olamaide na Satani. Indirimbo yitavugwaho rumwe ni yitwa Logo Bands, aho yavugaga imihango yo kubona amafaranga uburyo ikorwamo. Abaririmba ati, kuki ukora cyane kugira ngo ubone amafaranga mu gihe ushobora kuyabona mu nzira zoroshye? Tuvuze imihango nk'iyi, umucuranzi umwe wo muri Nigeria wavuzweho ibiwa nk'ibi ni Davido. Nubwo ari umwe mu bahanzi beza bo muri Nigeria, birashoboka ko Davido nawe ari umwe mu batavugwaho rumwe kuri iyi ngingo. Inkomoko y'ubutunzi no kuzamuka byihuse hejuru cyane mu muziki ku gasongero ka piramide y'abanyamuziki yabajijwe n'abantu bumva ko hari byinshi birenze kuba afite isakoshi nini nyuma ye. Ariko iyo utekereje ku mubare w'inshuti magara umuririmbyi yabuze, ibintu byose bitangira kumvikana. Mu mwaka wa 2017 babiri mu nshuti magara za Davido, Kimamishi na DJ Oru, bahasize ubuzima baguye mu kiswe impanuka y'imodoka. Birashoboka ko utekereza ko ari impanuka, ariko siko byagenze. Bombi basanze bapfiriye mu modoka yari iparitse bari kuva amaraso mu kanwa no mu mazuru. Kugira ngo umve uburemere bw'ibi, nuko Davido yatakaje abantu benshi harimo n'umuhungu we. Uzumva benshi bavuga ko bishoboka ko yagiranye amasezerano na Satani, nubwo mu by'ukuri atakoresheje inshuti ze mu mihango runaka. Birashoboka ko yagurishije roho ye Satani kugira ngo amenyekane. Ureba ibyo yagezeho muri muzika, bake batoranijwe nibo bazabigeraho. Umwe muri bo ni Wizkid, mu by'ukuri wagereranyijwe na Davido inshuro zitabarika. Wizkid yageze ku byo abahanzi benshi bashobora kurota kugeraho. Byose bisa nkaho ari byiza cyane kuba impamo igice, kubera ko Wizkid yakoranye n'abaririmbyi benshi bakekwaho kuba baragurishije ubugingo bwabo. Ushobora gutekereza ko ibihuha byatangiye vuba, ariko biri hanze kuva mu mwaka wa 2012. Mu mwaka wa 2018 ibihuha byariyongereye igihe Wizkid yahisemo kubona ihene nk'itungo, ariko bikaba ari ibintu bidasanzwe ku muryango wa Illuminati.
abantu bose bazi igishushanyo cya Illuminati ni umutwe w'ihene. Birashoboka rero ko uyu Wizkid yatangazaga ko ari umunyamuryango. Muri uwo mwaka kandi Wizkid yashinjwaga kugira icyumba cy'abapfumu cyangwa abakonikoni mu nzu ye, abagisha inama igihe cyose ashatse gusinyisha umuhanzi mushya. Byatangiye ubwo umuhanzi Aaron Ewnos yavuga ko Wizkid yagerageje kumusinyisha nyuma yo kugisha inama. Niba byari ukuri cyangwa ibinyuma byakomeje kugibwaho impaka, ariko nyuma y'ibyumweru Wizkid yanditse kuri Twitter ku byerekeye ibyamuvuzweho. Mu busanzwe hano wavuga ko Wizkid yirwanagaho, ariko Twitter ya Wizkid yari yoroshye. Aaron Ewnos ntabwo yashoboraga kwishyira mu byago. Icyakora ikimenyetso cyiza cyerekana ko Wizkid afitanye isano n'ubupfumu cyaje mu mashusho y'indirimbo ya Joro, aho yaririmbaga mu cyumba cya buji cyasaga n'urusengero rudasanzwe. Undi ni D'banj, umwe mu baririmbyi bakomeye ba Nigeria. Igihe yamenyekanye cyane ni mu mwaka wa 2012, ryari izina rikomeye muri muzika, ariko D'banj nawe ntabwo yigeze aba kure cyane y'ibihuha bya Illuminati. Mu mashusho y'indirimbo ya Oliver Twist, D'banj atangira avuga, hanyuma akerekana urunigi rwe rusa nkaho rugaragaza ishusho ya Yesu atamirijwe amahwa, agakurikirwa n'ishusho imwenyura ya Mariya. Uyu musore ahanini abasebya Yesu na Mariya mutagatifu, ikintu abanyamuryango ba Illuminati bazwiho. Gusa nibura yagerageje guhisha umubano we na Illuminati kuko nta kintu na kimwe yayivuzeho. Umuhanzi umwe wenyine wo muri Nigeria uvuga yeruye ku byerekeye kuba umunyamuryango ni Carly Boy, umuririmbyi ugereranywa nk'amashanyarazi uzwiho isura idasanzwe n'imyitwarire idasanzwe, kuva ku myenda ye kugeza ku mpeta n'ibikoresho yambara. Ibintu byose bijyanye na Carly Boy avuza induru. Ntabwo bitangaje, Carly Boy yasohotse inshuro nyinshi kugira ngo agenzure abantu bakeka ko ari Satani. Uramutse urebye urwego ariho muri muzika yo muri Nigeria kandi atanakomeza gusohora indirimbo zigezweho, hari amahirwe y'uko uyu musore ashobora kuba umuyobozi wa Illuminati muri Nigeria. Ese mu Rwanda ntabashyirwa mu majwi kuba mu muryango wa Illuminati, cyangwa hano ntabo niyo mpamvu benshi baba basitari imbere mu gihugu? Uwaturusha amakuru yadusangiza muri comment. Nge mwumvaga ndi mugira banga ati gukora subscribe ni ingenzi cyane, tugakomeza kwaguka turushaho kungurana ubumenyi butandukanye. Mbasabiye ubuhanga ku Mana, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.